ni radiyo ijwi rya rubanda. Urubuga rwa twese, ijambo ni iryanyu. Ku itariki ya 2 z'ukwa gatandatu 2017, radiyo ijwi rya rubanda yahaye urubuga abanyarwanda babyifuza rwo kuganira kuri teme yiswe FDI inkingi uyibona ute. Icyo kiganiro cyari cyatumiwemo ababyifuza bose, baba abo muri FDI inkingi ubwabo, baba abo mu yandi mashyaka, baba abadafite amashyaka babarizwamo. Insanganyamatsiko y'urwo rubuga rwa twese yagiraga iti: turaganira ku bitekerezo by'ingenzi bikubiye mu nyandiko La candidature de Diane Rwigara, metanu le FDI inkingi et partis associés, yatangajwe n'umuyobozi wa radiyo ijwi rya rubanda Simeon Musengimana, ndetse no kuri komantere abayobozi b'iryo shyaka bayikozeho. Bimwe mu by'ingenzi turi bwibazeho ni ibi: ese koko referendum yabaye mu mpera za 2015 niyo yavanye FDI inkingi ku gitekerezo cyo guharanira impinduka mu Rwanda binyujijwe mu matora? Kuki FDI inkingi y'ubu itakemera umurongo wa politiki Victoire Ingabire yari yarahisemo, yemeraga kandi yagenderagaho? Ugereranyije ibyo abayobozi ba FDI inkingi bavuze kuri Thomas Nahimana no kuri Diane Rwigara, bombi bashatse kwiyamamaza mu matora y'2017, usanga ko bagaragurika mu magambo, entre parenthèses double langage, deux poids deux mesures. Iryo garagurika ryerekana iki? Ese ko FDI inkingi yazibukiye inzira y'amatora mu kuzana impinduka y'imitegekere mu Rwanda, ubu yemeza ko yayisimbuje iyihe nzira? Iyo niyo nsanganyamatsiko y'urwo rubuga rwa twese rwateguye ku itariki ya 2 z'ukwa gatandatu 2017. Iki ni igice cya gatandatu cy'icyo kiganiro cyo kuwa gatanu tariki ya 2 z'ukwa gatandatu 2017, kibanze ku buryo abanyarwanda babona ubu ishyaka FDI inkingi. Urakoze Bosco. Nibyo, ubwo dushobora kuganira byinshi kuri ibi ngibi birebana na FDI inkingi, bikatugeza no gusesengura ibyo birebana nabo bashyigikiye amatora cyangwa bashyigikiye kandidatire y'uyu n'uyu. Nk'uko Ernest yabivuze, birababaje, biranatangaje kubona abanyamashyaka bahuzagurika, bakaba bavuga ngo nta matora agomba kubaho n'iki byose, ariko ku mbuga nkoranyambaga bakaba ubungubu barashyushye. Rero si no gushyuha gusa, wagira rwose ngo bameze amababa, bavuga yuko ngo noneho ubwo ari Diane ugiye kwiyamamaza ngo byo bifite injyana. Ukumva yuko yanzira y'amatora twari twavuze FDI inkingi yasezereye kuva Victoire Ingabire bamushyira mu gihome, ukibwira yuko wenda bagiye kwigarukaho, kandi hagati aho ngaho mu magambo bakomeza kuvuga ngo nta matora azaba, ariko bagashishikariza abantu bati nimujye mu matora. Noneho ibyo ni ikintu umuntu yibaza ati, ese iyo double langage, ese ibyo bintu koko abantu bakomeze babiceceke, bakore nkaho nta kiba, kandi babona tuyoborwa n'abantu bari hanyuma y'impumi? Ibyo ni ikibazo gikomeye. Inzira y'amatora barayinaniwe, barayanze. Inzira ya revolution ariyo ya kabiri yagirwagaho impaka z'urudaca mu banyarwanda mu minsi ishize, inzira ya revolution nayo ntayashobotse, kuko nta kerekana yuko iyo revolution yateguwe. Bari bavuze ngo hazaba impuruza mu kwa kabiri, iyo mpuruza ntayo ndabona, niyo revolution ntayo ndabona, kandi babigiyeho impaka bemeza yuko batigeze banatekereza ibyo bya revolution, ko ibya revolution byavugwaga na Padiri Thomas Nahimana, ko bo rwose ari ugushaka kubasebya. Niryo jambo bakoresheje, gushaka kubasebya, bavuga yuko ngo bazakora bateganya gukora revolution.
hasigaye inzira ya gatatu zagirwagaho impaka ni inzira yo gushoza intambara. Ibintu byitwa gushoza intambara hari abanyarwanda bamaze kugera hanze batangira kubivugisha amatama yombi bumva yuko ari cyo kintu gikwiye. Nge nkaba numva ari ishyano rikomeye cyane kubona abantu baramaze kwishyira mu bwonko ko ibintu bizahindurwa ari uko bagiye bakica abandi bantu mu giturage, bagaturuka ruhande bagenda bica kugera igihe ngo bazagera kuri Kagame. Abantu bahuye n'intambara bicaye hano hanze bakaba bumva yuko ngo bagomba gushoza intambara mu gihugu. Ibyo bintu sindabyumva. Na nubu abantu nganira nabo mu Rwanda nta numwe ndumva yifuza mu baturage nganira nabo ngo icyaduha intambara igatera. Hari abamwe mujya mwumva babasaba bati nyaboneka nimukore ku buryo intambara itera. Abari mu giturage hari abo muzi? Nuko bitabariho ababivuga nuko batakirimo. Uri mu gihugu ntiyabyifuza, natwe tukikirimo nta wifuzaga ko yatera. Ibyo se by'intambara nuko abibere hanze wumva itabageraho. Ubwo rero ni ikibazo, nta nzira y'amatora, nta nzira ya revolution, none bariho mu magambo ngo inzira yo gushoza intambara. Iyo nzira rero nibajije iyo abo muri FDI inkingi baba barwanashyaka baba se n'ababayobora iyo baza mu kiganiro bashobora kudufasha gusobanukirwa neza impamvu bahitamo kugendera ku nzira yo gushoza intambara, kuko biragaragara ko ariyo bahitamo. Victoire Ingabire afungwa mu byo bamuregaga mu rubanza, bamuregaga yuko ngo ari gushyiraho imitwe yo gutera igihugu. Bamukubise imyaka 15 ngo ari gushyiraho imitwe y'intambara, kandi banamubeshyera kuko nta bimenyetso bari bafite. Ariko uwamusimbuye ku ntebe y'Ikigali, ku ntebe imwishyaka, umuyobozi wungirije w'ishyaka FDI inkingi, nta na rimwe kuri Facebook atinya kuvuga yuko igikwiye mu Rwanda kugira ngo habe ubutegetsi bukwiriye rubanda ari ugutera, ari ugukora intambara. Nta na rimwe atinya kubivuga, yicaye hariya i Kigali. Undi nta nibyo yakoraga, nta nibyo yigeze yandika, yakomeje kuvuga ati dushaka amahoro kandi tuzatsinda mu matora, ariko azamaramo imyaka 15. Undi umuyobozi wa FDI inkingi ati ibyo ngibyo muri mu mwese murasetsa, icyangombwa ni intambara, icyangombwa ni imbunda, naho ibindi muratubeshye. Reka mbasomere muri ya nyandiko yamagana Thomas Nahimana yo kuri 26 z'ukwa 11, basomere ikindi gice cyaho yavugaga uko ibintu bikwiye kumera. Nari nageze aho yavugaga ngo nihigwe ubundi buryo bwo guhangana na Mukotanyi, ubwiyemezi bushyirwe hasi, abantu batahiriza umugozi umwe, niba binaniranye i Burayi mukomeze mwifatire karefu ku masaha mu kitsi imirimo, maze mwitera icyara ko muzavanaho RPF. Yarakomeje avuga ati mwimiganirira hano kuri murandasi ni byiza rwose, gusa biriya bakoreye Thomas bikwiye kubigisha ko musinziriye cyangwa dusinziriye, ahubwo ni mukanguke cyangwa dukanguke, kuko turugarijwe, turimo kugona pe, ariko udushaka we aracyaza inkota yo kudusogota. Ubwo aravuga FPR. Mwe mukivugisha ngo revolution, ngo urubuga rwa politike. Kagame ibyo nta bikozwa, kandi ntiyiteguye gutega amatwi abamubwizi neza, kuko abacecekesha Kalashnikov, kuko aho yicaye niyo yahamugejeje. Ubu isomo dukwiriye kuvanamo nuko nta shyaka rya politike ritavuga rumwe na leta rishobora kwemererwa gukorera mu butaka ku butaka bw'u Rwanda, ku buryo n'abayobozi bayo mashyaka bu ntibagomba no kwemererwa kuza mu gihugu nibura ngo bafungwe.
message rero mwayibonye niba mwumva niba mubona abatangiye gusubiranamo ngo ishyaka kanaka ntiryavuze bla 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 ibyo nibwo burangare n'ibitotsi bukibabuza kubona no kumva na cyane ko ukurikiranye benshi mu bayobozi ba opposition bafite icyo bavuze bananditse kuri iki kibazo mugenzi wacu Thomas yagize ariko ntibibujije ko Thomas ahambirizwa shishi itabona ngo imibonano y'ibihugu itangirika hejuru y'umuntu wo muri opposition. Nta muyobozi n'umwe muri bino bihugu bishyigikiye umunyagitugu Paul Kagame utaramenye uko naho Imana byamugendekeye. Ni mumuke rero kuko umwana niwe wihesha ingobyi kandi akimuhana kaza point de suspension. Uburenganzira dushaka ntituzabuheshwa na Kenya, USA, Belgique, UK, nta nubwo tuzabuheshwa n'amatangazo nubwo kuyakora nabyo bikiri ngombwa. Iyi message itanzwe n'ubutegetsi bwa Kigali iyaba abayihawe bumvaga bakanabona yajyaga kubereka ko hari byinshi bibeshyagaho. Thomas bamubujije kugera mu gihugu ariko nta wamukubise, nta wamukuye amenyo, nta wamumenye umutwe nkuko benshi mu bari mu gihugu byabagendekeye. Nta wamushimuse, nta wamwishe, nta wamwirukanye ku kazi, nta wamwicishije inzara, nta wamusenyeye inzu ye nkuko inaha bigenda. Cyakora ni umugabo kuko ibyo byose yari yemeye kuza akabibanamo na rubanda ndetse nabakemera ko byamubaho. Gusa bamweretse ko kumufunga bidakenewe, ko ahubwo we n'abasa nkawe ubu noneho batemerewe no kurukandagiramo. Ubwo rero we n'abagenzi be nibura babonye ko no kubohoza ababoheye mu Rwanda bidashoboka n'amagambo gusa. Beretswe ko niba bashaka kurwinjiramo bitwaje amakote na za cravate gusa ko bibeshya. Ibi bintu nje buriya narabishimye kuko hari benshi batazi uko ibintu bimeze mu gihugu. Wababwira uti birakomeye bati bariya bari mu Rwanda ntacyo bishoboreye. Nje buriya ngiyeyo nahita mbwira abaturage tukigaragambya ako kanya buriya butegetsi bwanze gutanga demokrasi bugahita buyemera biciye mu nzira y'amahoro. Abandi bati tuzakora nkuko abaturage bo muri Tunisia cyangwa Misiri babikoze, ariko bakiyibagiza ko muri ibyo bihugu amashyaka ya politike yarasanzwe ahari anakora. Bakiyibagiza ko muri ibyo bihugu harimo societe civile ikora kandi mu bwisanzure. Bakiyibagiza ko polisi n'abasirikari baho batari abo muntu cyangwa agatsiko nkuko hano bimeze. Nimwongere mutekereze neza, muve mu nzozi. Ibyo muteganya gukora mubihuze n'ukuri kw'ibiri mu gihugu cyanyu, apana kubihuza n'iby'ahandi bidafite n'ihuriro namba. Ayo niyo magambo ya FDU inkingi yanditswe ku itariki ya 26 z'ukwa 11 2016 yavuzwe na perezida wayo wungirije Boniface Twagirimana. Mwumva yuko muri message ye aravuga ati Kagame yashyizweho na Kalashnikov. Tugomba kwibagirwa ibyo byo kuvuga ngo matora cyangwa kwibagirwa iyo nzira ya kabiri yo kuvuga ngo revolution n'ugushaka uburyo bwo kumuvanaho ku bundi buryo nkuko nawe yafashe ubutegetsi. Yicaye i Kigali buri munsi arajya araryama, ntarazirikwa, ntarakubita agafuni, ntaragira gute, ariko niyo magambo yandika. Ahubwo mu Rwanda abavuga ko nta bwisanzure buhari numva ari bo basetsa. Sinzi icyo mubitekerezaho. nyine urumva nawe wakwibaza ukavuga uti niba avuga ko nta bwisanzure nyine buhari hanyuma akandika ibintu nka biriya bitera kwibaza ibintu byinshi. Nyine ibintu nk'ibyo ngibyo byandika ate kandi avuga ko nta bwisanzure buhari? Simbizi kandi uwo yasimbuye yarafunzwe nta n'ikintu nk'iki yigeze yandika. Akaba aheze mu gihome. Nyine Simeo no gukina ku mubyimba abantu, ariko
yenda hari banibwira ko abantu badashobora kuba bamenya neza uyu muntu urimo avuga, arimo aravuga nk'umuntu nkande, mu by'ukuri uyu muntu twamushyira hehe, ese uyu muntu koko ni umuntu uri guharanira inyungu za rubanda. Ndi kuvuga umuntu ariko nirengagije ko aba ahagarariye ishyaka. Ntago rero dutekereje ukuntu FDL yashinzwe, umurongo FDL yari ifite, icyari cyajyanye Ingabire n'ibyo uwo nguwo ari kuvuga, nta hantu bihuriye. Duhita tumenya neza, umuntu ahita amenya neza uyu muntu ahagaza he, ari he, byifashe gute, ibyo ari kuvuga rimwe ese ni publicity ari gukorera nde, bimeze gute. So ngere rero ibintu nk'ibyo mu by'ukuri nago mbifata igihe kinini cyane, kuko kereka yenda umuntu adatekereza niwe yenda wajya kubitinda, ariko simbizi. Yego, Ernest wowe ubibona ute? Ni igitangaza nyine, wowe wabivuze neza muri commentaire yawe, uvuga uti umuntu utarigeze yandika n'ibintu nk'ibi, uvuga inzira y'amahoro gusa, utarigeze uvuga iby'imirwano, yarabishinjwe, arabizira ndetse aranakatirwa. Ariko uri kubivuga akabyandika ku mbuga nkoranyambaga uko ashatse, we ntawe uri kubimubaza. Ukibaza uti ese uru Rwanda ari gutinyisha abandi ngo ntibaruzemo, ntibabasha kuvuga, we ni iki ko ari kuruvugiramo? We ni izihe mbaraga ziri ari kuvuga ko u Rwanda nta waruvugiramo, nta wagira icyo arukoreramo, nta bwisanzure bwo kuvuga. Iyo uvuze bamwe barabica bagira gute, ariko wari kubivuga we ntacyo yabaye. Kandi bigaragara avuga neza ko abandi iyo babivuze batavuga rumwe na FPR, bo byanze bikunze bahura na biriya bibazo yavugaga. Bishatse kuvuga nyine ko we kuba ntacyo ari kuba, kuko ari kubivuga nawe nta bundi bugenge, nta zindi mbaraga zindi afite, ubwo afite uko abiziranyeho n'uwo ari kuvugira. Niba ariko nabyita simbizi. Gusa igikuru muri byo ngewe navuga, maze kubona ko bizagora, ndetse bishobora no kutazashoboka ko bizagira igihe abantu bose bakavuga rumwe ku nzira bagomba gufata, mbese no kuba bagira inzira imwe bumvikanaho bagomba gucamo kugira ngo babohoze abanyarwanda. Ahubwo icyo mbona ni uko mbona ibikorwa uzidemarika akajya imbere, abandi bazamukurikira. Ngewe navuga nti rero ishyaka buri mashyaka nakomeza ibikorwa byabo. Nk'ubu niyo mpamvu turibaza kuri FDL inkingi tugakubitaho ka question mark. N'abanyarwanda barimo barabireba, ntabwo ari twebwe twenyine turi kubireba, n'abandi barabyumva. Uko tubyibaza nabo barabyibaza. Ni ukuvuga ngo rero ejo n'ejo bundi uwo uri gukora baramureba. Washatse kugenda, ese ubwo washatse kugenda ngo ajye kubabara na bariya abantu, wamugereranya ute n'uvuga ngo ntibyashoboka ngo ibyiza? Hari umugani, ntago ari umugani, nagatekereza abantu bajyaga batubwira ngo kera ngo umwami yigeze aha uruyuki n'ikinyugunyugu, donc ngo byashatse kwaka akazi ku mwami. Donc umwami arabibwira ati mwebwe muzagende mushaka umurimo mwankorera uvuye ku mutima wanyu, noneho nimara kuwunkorera muzaze muwumurikire, nimuwumurikira ubwo ngubwo nzabaha ingororano nkurikije uko buri wese yankoreye. Noneho ubwo ikinyugunyugu kiragenda ngo kikajya kirirwa kiguruka kivuga ngo ngiye nzakorera umwami, ngo nzakorera umwami. Kikirirwa kiguruka kibwira ahantu hose ngo nzakorera umwami, umwami ni umugira neza, nzakorera umwami. Noneho ngo uruyuki rwo ruragenda rujya gushaka guhova, niko babyita, rukora ubuki, rukora ibinyagu, rukora donko bya bindi byose bikora. None igihe umwami yagize kigeze arabihamagara byombi. Noneho ati noneho nimunyerekere icyo mwakoze, ati noneho nanjye noneho mbahembe menye uwakoze uwo ari we.
noneho ikinyugunyugu kiti mwami tigiye nagiye nkwamamaza ati yego ni byiza ati wanyamamaje ute se ati nagiye mbwira abantu bose kuri umuntu mwiza ko abantu bose bakwiye kukubaha ati nanjye mvuga ko nzakorera umwami ati none se ati nabibwirwa n'iki kibigaragaza kiri ati hoya ati rwose uzabaza abantu bose ahantu hose nagiye nyura ati narabivuze ati abantu barabizi ati wowe bugiye ku ruhande abaza uruyuki ati ese wowe bite ati ibikorwa byawe we wakoze iki ati ngewe naragiye ndahova birandushya nyura hanaha ariko ati nabashije kugera ku buki ati waryaho ukumva umwami ariyeho yumva biraryoshye aravuga ati wowe rero ukwiriye ishimwe no kugororerwa icyo bishatse kuvuga rero hari abantu muri aya mashyaka yo hanze bibereye nk'ibinyugunyugu birirwa bitotomba bavuga amagambo tuzarwana tuzagira dute nta mwaka ushira turi guterateranya amafaranga ngo tugure intwaro ibintu nk'ibyo donko ariko wareba ibikorwa ukabibura abandi nabo bagakora ubwo rero ndavuga ngo ku rwange ruhande mureke nyine abavuga bavuge n'abagira bakore byose ariko igihe cyo abanyarwanda bazakurikira umuntu widemarika uri gukora ibikorwa ndagira ngo mvuge ko nubwo amashyaka yandi yari yaciye intege yaciye igikuba ashaka gutesha urugendo abayobozi b'ishyaka ishema bari bagiyemo mu Rwanda ariko ntibyabujije abaturage b'umutima gukurikira ibyo bakoze nuko babikurikiye biragaragaza ko abanyarwanda ahubwo bitwa ngo sin'abapolitike bo hasi bafite imiterere n'imyumvire irenze kure iyaba birirwa babeshya ngo n'abanyepolitike ahubwo bakaba babona nk'imiyugiri y'irwiyugira gusa bakabaseka bavuga ibyo nta n'ikintu na kimwe bakora ariko abanyarwanda barabizi ukora kandi ukora baramushyigikira kandi bamujya babireba byose ubwo rero ngewe navuga nti nubwo abanyarwanda babaye byayo ntitwavuze tukaba tubafitiye impuhwe ariko kubera kubabara abanyarwanda bose bamaze kumenya ubwenge bashobora gutandukanya icyatsi n'ururo niyo mpamvu n'izi mpaka natwe turi kuzijya nuko turadutera ariko ko twabeshywe kenshi ibintu muba muvuga ko bidahwanye n'ibyo mukora bidahwanye n'ibyo abanyepolitiki bari muri opposition bakakwiye kuba bakora iyi mikore n'ubwoko kitugakira question mark ubwo n'abaturage nabo baba babikoze navuga ngo rero nubwo twavuga amagambo menshi abandi bakavuga ngo n'ugusebanya bazagira uko babyita n'abakurikira ikiganiro bose babyumva uko bashaka ariko ukuri nuko ibikorwa bikora ku mutima cyangwa bigira icyo bihindura biragaragara n'abantu birirwa batesha abandi igihe n'abirirwa bata umwanya n'abashaka kuryarya nabyo biragaragara ubwo rero navuga ngo amashyaka afite icyo agomba gukora nakomeza akore abagomba kwirirwa bavuga ubusa nabo kwirirwa bavuga ubusa banavuga ibyo badashoboye gukora nabyo bagumaho imyaka izashira ari nk'ingahe nyine bigomeze gutyo ariko ubwo uzidemarika abanyarwanda bazakurikira ndumva ari icyo navuga murakoze icyo cyari igice cya gatandatu cy'ikiganiro urubuga rwa twese rwo ku wa gatanu tariki ya 2 z'ukwa gatandatu 2017 ku nsanganyamatsiko yitwa FDI inkingi uyibona ute biracyaza. Iyi ni radio ijwi rya rubanda.